Tune in every Sunday, 4 to 5 p.m. Rwandan time, and be blessed by the teachings of Evangelist Norman Paul Desire about the unchanging, infallible, transformative Word of God. We believe you will be blessed with the gospel of our Lord Jesus Christ every Sunday, 4 to 5 p.m. here at Vine FM 93.1. Welcome to your evening word with Evangelist Paul Norman Desire of Christ for the Nation Ministries. Now get ready to be inspired, encouraged, and challenged by these messages. Here is your friend, Evangelist Norman. Mwiriwe mwese, turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi nkuko mubimenyereye, tugira ibihe byo kuvuga ubutumwa bwiza, kwamamaza Yesu no kwamamaza ijambo ry'Imana kugira ngo ijambo ry'Imana rihumurize, ijambo ry'Imana rifashe abarushye n'abaremerewe, ariko n'ijambo ry'Imana kugira ngo ridufashe guhinduka mu mitekerereze, mu mutima, kandi duhabwe n'ubugingo buhoraho ejo hazaza. Izi program zose nkuko twabibabwiye tuzajya dushyiramo n'ibiganiro by'ingenzi cyane, ibiganiro birebana n'ubuzima bw'abantu. Bwashize twashyizeho ikiganiro kivuga ngo mbese itorero ryatera imbere mu bihe bigoye. Twaganiriye no mu bibazo bya COVID, twaganiriye n'ibibazo bihari uko bamwe abakristo bamwe badashaka no kujya kwikingiza ntuza inkingo za COVID. Tukibaza tuti ni kuki, ariko twabonye twaganiriwe neza cyane na Pastor Murangira avuga ati ubujiji ni bubi, ubujiji ni bubi mu gihe utararwaza wawe, mu gihe utarapfusha wawe, mu gihe utarabona ingaruka ku buzima bwawe n'abawe, ubitwara nk'ibintu bisanzwe. N'uyu munsi rero dufite ikiganiro tugiye kuganiraho cyane cyane ku bibazo byugarije abanyarwanda, si abanyarwanda gusa ariko ni ku isi hose. Ni ukuvuga ngo ikibazo gihari cyane cyane kirebana n'urubyiruko. Urubyiruko mu gihugu cyacu, urubyiruko mu banyeshuri, abanyeshuri, urubyiruko hose, ari abize, ari abatarize. Iyi ni challenge yo twita drugs, ibiyobyabwenge. Ni challenge muri ibi bihe byacu. Rero uyu munsi dufite abatumirwa. Ikiza uyu munsi turashaka na leta igerageza yashyizeho na campaigns zo kurwanya ibiyobyabwenge. Polisi ihora ifata urubyiruko, ministry y'urubyiruko igerageza gushikariza urubyiruko kubivamo, ikaba responsibility y'umuntu wese guhabwa izo nshingano, kandi tugashishikariza kandi bagashishikariza n'ababyeyi kugira ngo bigishe, bahugure, baha abana babo ingeso nziza. Ariko niyo muri ibyo byose turifuza kumenya ese aba bana, uru rubyiruko turimo kugerageza kubwira kubivamo, ese twaba tuzi impamvu? Mbere yo gukemura ikibazo ni ukubanza ukamenya umuzi. Ese aba bana babijyamo, ese aba bana babatwa, ese babijyamo babishaka, ese babivamo bati? Ese twabashyiraho guidelines zimeze zite? Ese iyo babivuyemo tubafasha dute? Hari ubwo umuntu ashaka ko ashaka kubivamo ariko agatekereza ati nimba ivamo nzabigenzane. Rero uyu munsi dufite abatumirwa beza cyane. Abatumirwa urubyiruko, urubyiruko rwabibayemo, urubyiruko baraza kutuganiza urugendo rwabo, batubwire uburyo babivuyemo, batubwire uburyo na society babyifashemo, kandi banatubwire n'urugendo rushya bafashe. Uyu munsi rero dufite abatumirwa. Turashaka ngo umwe atubwire amazina ye n'ibyo akora, hanyuma dukomerezaho. Mwiriwe, amazina nitwa Iradukunda Bruno,
nsengera muri Omega Church Ngarago ibindi muraza kugenda mubimenya mu kiganiro. Urakoze Bruno araza kutubwira byinshi kandi dufite n'undi musore hano nawe atubwire amazina ye. Murakoze yitwa Jean-Luc Kambanda nkaba nanjye ndi Ngarago mugenzi wanjye bivuze nanjye neranira mu itorero Omega Church ibindi turaza kubivugaho. Urakoze Bruno na Jean-Luc. Dufite kandi umutumirwa wacu uyu munsi turaza kumuha n'umwanya adusuhuzeho. Ni umuntu turi bubaze ibintu by'ingenzi. Mu kanya turaza kumuha umwanya adusuhuzeho hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu. Hello, Dr. Angelique. Turi hano kuri radio Fine FM. Turi mu kiganiro turimo kuvuga cyane ku bibazo bya drugs cyangwa ibiyobyabwenge. Hawe Dr. ushinzwe ubuzima bw'abantu watubwira ncamake ikibazo cy'ibiyobyabwenge uko gihagaze mu rubyiruko. Murakoze papa murakoze namwe abadukurikiye kuri uyu mwanya ntabwo ndibutinde cyane ku biyobyabwenge gusa ariko ndagira ngo mbanze ndahe n'ishusho y'ibiyobyabwenge biterwa n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ese ubuzima bwo mu mutwe wabanza kwibaza ikintu bihe ese n'ibyo bibazo iyo byaje ni ibihe. Ubuzima bwo mu mutwe ni imibereho ya muntu uko umuntu atekereza amarangamutima ye uko abana n'abandi. Ibyo bigaragaza ko umuntu afite ubuzima bwo mu mutwe bumeze neza nk'uko ishami ry'ubuzima rya OMS ribivuga ku isi hose. Ubwo singiye muri byinshi ariko iyo umuntu afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe kumurebera muri ibyo afite imibanire myiza aratekereza neza arakemura ibibazo bye neza aranakora akazi ke gasanzwe neza n'ibibazo akabikemura nk'uko bimugana. Hanyuma rero iyo tuvuze ngo umuntu yagize ubuzima bwo mu mutwe bufite ibibazo cyangwa se ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa uburwayi bwo mu mutwe, kera hamwe imvugo bavugaga ngo n'abasazi, ariko iyo mvugo nagira ngo wenda mbwire n'abatwumva yuko ntabwo iyo mvugo ikoreshwa, ahubwo tuvuga ko umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe. Uburwayi bwo mu mutwe rero buratandukanye, ari naho ndi buze kugana ku kibazo Pastor yarambajije ati mbese ibiyobyabwenge bihagaze bite mu rubyiruko. Ubuzima bwo mu mutwe, uburwayi bwo mu mutwe butandukanye mu ngeri zitandukanye biterwa n'ikibazo wahuye nacyo cyatumye ugira icyo kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Twabona abanza nkasobanura wenda ese n'iki gituma umuntu yagira ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe butameze neza. Rimwe na rimwe usanga ari ibibazo biterwa n'uko umuntu yavutse, ugasanga wenda mu muryango wawe hari abigeze bagira icyo kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa cy'uburwayi bwo mu mutwe, ugasanga nawe mu mikurire yawe hazahura n'ikintu gituma uhura n'ikibazo kigitusha cyangwa se kigutera ikibazo, ugasanga rimwe na rimwe habayeho ko nawe wagira icyo kibazo cy'ubuzima butameze neza bwo mu mutwe cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe ko ariko mbwira. Ntabwo benshi rero ariko bikunze kugenda, ariko hari ubwo buryo nabwo butera ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Hari abandi rero abarwayi dukunze kubona nabo biterwa n'imisemburo. Ubwonko bwacu bufite imisemburo. Imisemburo rero iyo igenda mu bwonko
niyo ituma dutekereza, hari uturemangingo tuyitwara nangwa se nakwita imitsi nangwa imyakura. Iyo usanze rero habayeho nko kugira ikibazo cy'iyo myakura, iyo misemburo ikagira ihungabana, aho naho usanga umuntu yagira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe bitewe n'icyo gice cyagize ikibazo. Ikindi kibazo gishobora gutera ubuzima bwo mu mutwe ni naho tuba, environment ushobora guhuriramo nanone n'ibishobora kugukomeretsa nangwa se kugira wagira ihungabana, ugasanga umuntu agize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Nibaza wenda ko nifuza kubanza nkababwira kuri ibyo, hanyuma nkavuga ibibazo bitandukanye. Hari ibyo twita ibisazi, hari ibyo ariyo schizophrenia, nibwo ni ubwoko bumwe bw'ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe. Hari depression, agahinda gakabije, hari na drug abuse, ariyo y'ibiyobyabwenge. Hari na PTSD, post-traumatic disorder, ihungabana bitewe n'icyakubayeho, niko nabyita mu Kinyarwanda. Ibyo rero ubwo tuvuze ngo ibiyobyabwenge mu rubyiruko, usanga ibyo bibazo mvuze haruguru, ubushakashatsi bugaragaza yuko ibiyobyabwenge akenshi biterwa umuntu kujya mu biyobyabwenge nangwa se urubyiruko yaba n'umukuru ujya mu biyobyabwenge, burya hari ikiba cyatumye abijyamo. Ubushakashatsi bugaragaza ko kenshi agahinda gakabije nangwa se ihungabana ari byo bituma abantu bajya mu kuyoboka ibiyobyabwenge. Aho niho uko bihagaze mu Rwanda rero, nabanza nkavuga ku isi hose, ubushakashatsi bugaragaza uriya muryango ushinzwe ubuzima OMS bugaragaza yuko nibura 800 mu mwaka nibura baba bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe. tubona yuko nibura 20% usanga baba bari abana bato cyangwa se urubyiruko. Ubushakashatsi mu Rwanda uko duhagaze, twabonye yuko mu rubyiruko hari abana bakunda kuba bafite ibibazo byo kuba ku nzoga, alcohol abuse, hakaba hariho abafite ibibazo bya cannabis, hakaba hariho n'ibibazo bya marijuana. Ibyo bushakashatsi nibyo bimaze ko hari n'izindi wenda ubushakashatsi ntaramenya bigaragaza ngo se urubyiruko rwo mu Rwanda ruhagaze rute mu bintu byo kujya mu biyobyabwenge. Ibyo nibyo nagira ngo wenda mbabwiyeho abatukurikiye uko mu Rwanda duhagaze. Bigaragara yuko abana bacu nangwa se urubyiruko cyane ibiyobyabwenge bajyamo ari ibyo bya cannabis, marijuana, inzoga n'ibindi, ariko ibyo nibyo biza ku isonga. Bigaragara, ndibutsa yuko twabonye ko ibitera ko umuntu ajya muri ibyo ari mu biyobyabwenge ashobora kugira itahura nacyo kigatuma agira ibibazo byo mu mutwe, bituma agira agahinda gakabije cyangwa se ryahungabana iyo atashoboye kuvurwa nangwa avuze, ugasanga yagiye gushakira ibisubizo mu biyobyabwenge. Naba mpiniye aha wenda mukaza kumbaza ibikurikiyeho. Murakoze. Tuzi yuko ufite akazi kenshi, Agnes, Dr. Agnes, hari ikibazo twakubaza. Twebwe iki kiganiro ni ikiganiro cya gikristu, ariko akenshi hari ubwo umuntu aba afite izo nzego zose uvuze, effects z'uburwayi, ariko hari ubwo umuntu yaba arwaye bagatangira bakavuga ngo ni amadayimoni. Ese nkawe ushinzwe ubuzima mufite experience nk'izo, abantu bafite iyo myumvire y'umuntu arwaye mu mutwe ariko bagahita bavuga ngo ni amadayimoni, abantu nk'abo tuzi yuko amadayimoni ariho, imyuka mibi iriho, ariko abantu bafite iyo myumvire nk'iyo
bavuga bati umuntu wese urwaye umutwe, umuntu wese uri mu biyobyabwenge na amadayimoni, tugahitira ko gusa tujya kwirukana amadayimoni tutabanje kujya mu mizi y'ibibazo byamuteye izo ngaruka. Wagiraho incamake ukatubwira ikintu wabwira nk'abo bantu kugira ngo babanze bajye mu mizi aho kwitira ibintu atari byo? Murakoze pastor, icyo nakivugaho. Icyo nabasubiza abadukurikiye nababwira yuko mbagira inama yuko icyambere dufate uburwayi bwo mu mutwe ko bwaba uburwayi nk'ubundi. Icyo nicyo nk'umuganga nabagiramo inama. Iyo tumaze kubona ko uburwayi ari nk'ubundi, icyo gihe tuyoboka kuvuza. Murabizi ko iyo umuntu atavuwe tugiye gusenga twita amadayimoni, ntabwo tuba turi gufasha umuntu. Nuko wenda kubw'umwanya ntari bubagire mu kuvura cyane, ariko uko tuvura uburwayi bwo mu mutwe biratandukanye kandi biterwa na etape bigezeho cyangwa se n'ikibazo cy'ubwo burwayi nyirizina. Bumwe muri bwo nabubabwiye mbere. Icyo nashaka kuvuga ni ikihe? Ni uburwayi buvurwa. Icyambere umuntu igihe niba ari umuryango wawe, niba ari umushuti, igihe hagaragayeho ikibazo kamfata agahinda gakabije. Burya nababwiye yuko umuntu ntajya mu biyobyabwenge, hari agahinda gakabije, hari ibigare, hari ihungabana nababwiye, ugasanga urubyiruko ramwese ariko we nawe ngwino tujye kukwereka biriya navugaga mu Rwanda byagaragaye. Ariko icyo nashaka kuvuga ni iki? Aramuka umuntu afite ikibazo cyoko yagize ubuzima bwo mu mutwe butameze neza, yarwaye, aho ngaho nagiraga inama abakristu. Ndi umukristu nanjye nemera Kristu nk'umwami n'umukiza, kandi nkemera yuko akiza, ariko tukajya no kwa muganga tukivuza. Najyaga inama rero ko umuntu ugaragayeho icyo kibazo yihutira kujya kwa muganga. Inzego zirubatse, hari ubuvuzi nk'uko tuzi ku buvuzi bw'ibanze, ku bigo nderabuzima burahari, hari kaduhere ku bajyanama, kaduhere ku bajyanama b'ubuzima. Umurwayi iyo abonetse arafashwa akagezwa ku kigo nderabuzima, hari abaganga babihuguriwe. Iyo badashoboye kuvura uwo murwayi, dufite icyo twita referral system nangwa se transfer. Uwo murwayi aroherezwa ku bitaro bikuru by'akarere akavurwa. Tuhafite amashami ya sante mentale. Aho ngaho rero naho uwo muntu arafashwa. Yewe iyo dusanze ko ari ikibazo gikeneye inzobere mu buvuzi, uwo muntu agombye kujya ku bitaro byo twita ibitaro bikuru, ariyo referral hospital. Aho ngaho akabona ubuvuzi. Igihe dusanze ko agomba kujya ku bitaro byihariye by'uburwayi bwo mu mutwe, dufite Indera, Karayesi, benshi bankurikiye barayizi. Aha hantu abantu barahabonera gukira kandi bakavurwa. Kandi nibutsa abantu kudatinza abarwayi bo mu mutwe, babavuga ngo tujye kubasengera, muva mu cyumba kimwe mujya mu kindi, muva utamasengesho. Rimwe na rimwe bamwe bagera bakaba batari kurabizi, nta nubwo Imana ibikoze, reka twigire hehe tujye gushaka n'ubundi buvuzi gakondo. Kandi ndabivuga kuko bibizi. Twumvise injyanama nziza cyane ya Dr. Angelique. Turaza gukomeza, ariko Bruno, mwumvise ubujyanama bwa Dr. Angelique. Ushobora kutubwira urugendo rwawe nk'uko yabivuze, byatangiye bite? Buri muntu wese na Jari karaza kutubwira urugendo byagenze bite, kugira ngo nk'uko atubwiye hari urugendo rw'umuntu ajyamo muri ibyo bintu. Watubwira mu camake? Navuga ko byatangiye ku myaka mito, ku myaka 8.
wenda ngendeye ku byo Dr avugaga byatewe n'ikigare babitumyeho nazi ibyo batumyeho bandutagaho gato numva ikintu baguze kuko urumva uyu mwana w'imyaka 8 yabonye batanze igiceri cyangwa amafaranga bayumva ari biscuit cyangwa ari bombo cyangwa ari akandi kantu keza batumyeho ndababwira ati niba bizana nanjye mumbwire ubwo abari babitumye bibwiye ko nanjye nzi ibyo bari batumye igihe babibazaniye nyine barahamamagara tujya abantu babifatiraga mbonye ari byo mbonye ko ari itabi nanga kubereka ko nabizi kujya nagaragara nkaho ndi umuswa cyangwa nazi biri kuba bitangira gutyo ari ikigare bigenda bikura bigeraho bihinduka addiction kugeza ubwo nyine Yesu yanyijije nkaba uyu munsi addicted. Urakoze Bruno avuze ikintu abasore n'abana batoya n'abandi bose n'abakuru nabo bashobora kumvira hano. Bruno uratubwiye ngo n'urubyiruko ni ikigari ijambo ry'Imana riravuga ngo bad company, ikigari cy'abana, ikigari cy'abantu bafite ingeso mbi ngo bangiza barakoraptinga good morals. Abarimo kudukurikira turashaka kubabwira yuko impamvu y'iki kiganiro ni ukubereka yuko byose birashoboka. Jarig nawe tubwira ndetse nawe niko byagenze. Urakoze ngewe harimo akantu kitandukana mu gakeya nibyo koko cyambere cyo duhuriraho kenshi hafi ya twese ni ikigare haba habayeho kubanza kwegerezwa hari umuntu ubanza kuza kukwegera cyangwa se akazana bya bintu hafi yawe noneho byakubitana nuko asanze iri mu ntege nke nkuko Dr amaze kubivuga donc hari ibyo bitagenda neza mu muryango hari ibyo uri kubura mu mutima wawe donc za ndwara zo mu mutwe imitekereze hari ibintu biri kubura muri icyo gihe ngewe ukuntu byatangiye nari umwana muto rwose cyane ariko nzi ubwenge noneho nisanga umunsi umwe sinzireka mbihere inyuma kugira ngo mumve urugendo rw'ukuntu ibintu bitangira bitangira bwa byatangira ku ishuri byatangiye ku ishuri. Bruno we byatangiye mu atari ku ishuri ariko hari aho dutuye muri quartier byari biri muri kandi mu quartier biruzuye cyane ko na quartier yararimo nanjye nizo nari ndimo harimo abantu benshi bakora ibintu nk'ibyo nubwo ari ubuzima bukunze kuhabera cyane. Rero ngewe muri primaire byansanze nigaga kuri primaire abayizi primaire yitwaga Gukinunga igikondo ni hafi ya paroisse ya Katolika. Noneho mu rugo hari kure bikansaba yuko nguma ku ishuri kugira ngo amasomo ari mugoroba nze kuyakurikira. Noneho uko kuguma ku ishuri buri gihe kandi nkaba mfite amafaranga bamaye ku ruhande ngomba kurya rimwe na rimwe akaba ari n'umuntu ya transport kuko aho nataga hari kure niga Gikondo kandi nawe ukimihururu. Rero umwana w'umuhungu twiganaga sinshaka kumwibagirwa sinzi nimba kiriho nako ndumvuga izina rye ariko quartier yabagamo niho hiberagamo ubuzima ngubwo ni quartier benshi tuzi abanyakigali Sodoma za Sodoma za Karambo muri byo bice niho yaratuye. None nawe akajya ahora mbona buri gihe nsigara ku ishuri kandi akabazi yuko mba kuri nanone kandi akabazi yuko Kimihurura bumvaga umuntu atuye Kimihurura bumvaga yuko ashaka ko umwana abakiri bakumva ko uri kose aragafaranga gake afite nuko nanuko yabaga hari atangira kunyegera mu bwo buryo ambwa ati hari ikintu nagufasha cyakumara inzara sinimba bumva ukana hari ikintu nagufasha cyatuma utagira inzara kuko nimugora nagiraga ibitotsi byaya nzara yo kuba niriwe inzara nyine noneho amasomo umwarimu bari kwigisha nkasinzira noneho atangira ambwira ati nakoreka ikintu cyakumara inzara kandi n'ibitotsi bigashira akomeza kubimbwira biba nk'indirimbo mu mutwe wanjye rimwe arambwira ati merekeza kuko sanjega mvuga cyane naho gancicetse ndi nkubaganye ko irangu cicetse mu ishuri nabaganzi ko ari by'ishuri hanze nkamye ko ari hanze none dusohotse arambwira ati merekeza nisanga ndi muri quartier wabo ambwira ati nagiceri ufite nkuko byatangiye na Bruno ibiceri byose bitangiye ku biceri arakeneye ariko n'amafaranga none afite kandi akaba afite amakuru ko nyafite
tinagishira ufite sinazi ibyo agiye kugura mbona ndayamuhereza senkani bamuhereza utubure dutanu utubure amazina yo ni menshi tuze gukoresha twangura noneho ndikanga se dupfunyika ngira ngo n'ubugoro kuko narinze njyaga ku isoko guhaha narinzi ubugoro cyari cyo noneho mbonye no hafundiye mbona tese ibi nibiki yanga kumbwira noneho kubera wa mutima w'amatsiko no kwibuka yuko yambwiye ngo hari ibintu ushaka kumara inzara uwo munsi noneho nge nago byatinze kuko already nari umunywi itabi okay Bruno ariko wowe nta itabi wanywaga okay already nari umunywi itabi ariko nta muntu ubizi genda kunyica kuko narwaraga n'indwara z'ubuhumekero ariko nkahora mbifite aho kubera gukurana n'abakecuru agafata inkono y'itabi pipe akayifata ati genda shiro agashirira agashirira bikaba ngombwa ko ukurura kugira ngo yatabi ryashizwe mu nkono y'itabi rifata urumva nene maze kugira experience mu rwo buzima ariko numva nta kibazo gihari ariko ngeze kuri yo step aho ngaho noneho n'ubwenge koko sinagira inzara kandi sinasinzira mu ishuri ariko nkareba mwarimu nkabona yawe mutoya kandi yari munini umva burese agira hari ama effect agenda atandukanye agira ku muntu urwo rugendo naho rwatangiriye kugera aho mara imyaka ndi muri ubwo buzima n'ibindi byinshi tuzakugarukaho byajyanye igihe kingana iki muri ubwo buzima kuva 97 kugera mu 2006 nibwo navuga ngo nasezeye burundu ufashe umwanzuro imyaka ubwo ni imyaka 10 ndibaza uri muri iyo situation yego Bruno so you can kandi ukiri muto uri mu ishuri ubwo turaza kuvuga ku ngaruka oya turaza no kuvuga ukuntu mashaka gukomeza kubibamo kandi yakijijwe okay so kuva uri mu wakangahe nari ndi mu wa kane mu gatanu primaire kugeza nari narangije iyo ni imyaka urareba yuko byose ari kuri iriya age kuri iriya myaka nari nyiri mutoya ukiri muto so abatwumva turimo kubabwira urugendo uburyo Jarike na Bruno batangiye murumva yuko Dr Angelique yatubwiye ngo hari impamvu Bruno yabigiyemo bitewe n'ikigari cy'urubyiruko Jarike ari ku ishuri kandi muri ibi bihe hari byinshi cyane birimo gukorwa no mu mashuri umuntu akibaza ati mu mashuri bigera biti hari umuntu ushobora kudusubiza iki kibazo wenda ntabwo twazakivuga undi munsi ariko umuntu aribaza ati ibi bintu bigera bite mu mashuri uwo mwana aba yarabivanye Jarike ufite igisubizo wenda Bruno araza kunyunganira kuko generation zacu ziratandukanye mu gakeya ariko ngereka mbivuge nk'uwagize uruhare kubijyana ku ishuri noneho atari umuntu ubinzaniye ari njyewe ubitwaye urumva guhera primaire ntabwo nari nkigura ahubwo nasigaye ngurisha nzaho ndangurira nzi ko nza kugurisha kuko numvaga byanze kunze nibyo ni doctor wazavuga hari ikintu kiba kibura mu muryango noneho umwana akumva ari ku ruhande so ingaruka zigaturuka bihera mu muryango kuko ntabwo umwana avuka ari ikirara ntabwo umwana avuka afite izo ngeso nta nubwo avuka z'ibyo bintu ko binahari rero uko abakamubaye hafi bakamenya ikibazo afite keya nimba zibona zose uko zikeneye nkuko Bruno yazavuga hari ikintu cyari kibuze hagati mu buzima bwanjye cy'ababyeyi ariko nta n'umuntu mfite nshobora kukibwira kuko sinigeze mvuka ngo nderwe n'ababyeyi kuko nabo ubwabo ntibigeze babana so ni ingaruka zo mu muryango nuvuga ngo aho navukiye igihugu navukiyemo si cyo gihugu narerewemo urumva hagiye habaho guhererekanya ko ababyeyi bagenda bandera nkagenda numva mfite ikintu muri njyewe ariko nkabura umuntu ngisobanuye rero icyo yaruvuze rero kugira ngo bizagere mu ishuri urumva ubwo buzima bubayemo
abantu bose amaseta yose ahari mu gace nabaga nzi utwari two nanjye mfite iyanjye rero ikintu kimwe kibaho nuko bitangira amafaranga ariko noneho bikazagera igihe ukabona hari ikintu umujene aba yumva agezemo cyo kumva ashaka kumenyekana kuvugwa noneho mu gihe cyanjyeho byari bimeze nkaho ntabwo waba uri umuntu muresha umugabo ntabwo uri umujama nimba ibyo bintu utabikoresha ntabwo uri bugire timu mu kigo nimba utisanga muri ya timu kuko nizo zabaga zifite ukuntu ziri active abantu ubona ko arizo zizwi nibo bakina imipira nibo babyinyi nibo hari ibikorwa byatumaga buri mwana wese yumva ashaka kwishushanya nabo bagenzi be ariko atazi ibyo babayemo rero uko abegera cyangwa se bamwegera akisanga na bya bindi biraza bimusanga aho ngaho rero ikintu kimwe cyagaragaye nuko hari kugenda ukabuzi neza kuko iyo umazemo igihe umenya n'umuntu bikeneye kandi ubuzi n'amagambo ukoresha kugira ngo uwo muntu abashe kubifata ibyo ni ibintu nabonye kandi byoroheje cyane akaba inshuti ariko nanone uranamutumira gusa ukamubwira ati ngwino mu rugo cyane cyane nk'abagiye biga nka bamwe muri twebwe ukaba ufite geto ababyeyi bari kure mu ntara wowe ahuri bazi kuri ku ishuri ariko ufite na geto urumva ubwo buzima hari abanyeshuri bazaga umwana muto yiga mu wa mbere segonderi ariko gasanga ari mu buzima bw'abantu bari biga mu wa kane urumva rero bita byoroha cyane kubera iki cya kigare hanyuma ikindi gikomeye cyane nashobora kwibagirwa abantu bakoresha ibiyobyabwenge droga benshi uzasanga haba inkuru nziza hahora hari inkuru nziza haba hari umunezero reka mbivuge mu bwo buryo za story baba batera zikurura abantu kandi usanga abantu nta kibazo baba bifitiye abisekera nese nta kuntu waba washize ikintu mu mutwe wawe gikontorora ubwonko bwawe umwe ngo uratekereza nabi cyose kiba cyagize ngaho nduva ngo ubwonko bwayazi nuvuga ngo cya kintu cyo kumva abantu iyo umwana azi ko mu rugo n'abantu ajya abonaga yisanzuraho nk'abandi yisanga yagiye muri rya tsinda rero gukoresha drugs aho ngaho bita byihuta so Bruno ndibuka wa mwana muri Bibiliya ngo yageze aho yumva yuko adakwiriye wageze ute kuri iyo point yo kuvuga ngo ndumva nshaka kubivamo ndaba nsimbutse byinshi kuko namenye Kristo ndamwakira mu buzima bwanjye ariko inge siranga kuko byari byararangije kuba addiction ko namumenye 5 years after maze imyaka 5 mbikoresha umubiri warabimenyereye nyakira Kristo nyifite ubwa bushyuhe bw'agakiza narabiretse complètement bijyana n'ibindi byaye byarazanye nabyo nk'inzoga amataba asanzwe mara nk'umwaka mindura ikigo nigagaho n'itorero nakirijwemo nakirijwe i Bugande lift up so njya Kampala ngeze Kampala joining indi group uvuye aho nakirijwe naho nari mfite umushumba nkurikirana aho ngereye rero kuri iryo shuri naryo ryari ishuri rya Gikristo murana group ifite imyumvire itandukanye barasenga basoma ijambo kurusha abo twabanaga mu rusengero bafite n'amareveresi ariko bo barakoresha marijuana nk'uko Dr. bivugaga so ngira imyumvire yo kumva ko kuva ari ikiremwa ari ikintu Imana yaremye tunavugaga ko ari hub mwumva ntacyo byangiza ku buzima bwanjye bwa Gikristo cyane cyane ko twabifataga tukaganira ku ijambo ry'Imana mwarabifataga mukaganira n'ijambo ry'Imana so aho ngaho ndahita nzana uko ikinyoma gishobora kwinjira mu buzima bw'umuntu kikaba cyamuviramo kubatwa ari nayo ni cause hari ibinyoma urubyiruko rufite mu mitwe yabo uyu munsi kumva ko utakwiga neza utabikoresheje kumva ko utakina niba ari umusportif siporo runaka udafitemo iyo energy cyangwa niba ufite gift runaka kumva ko utaririmba
utakoresheje ibyo bintu ni high kuba high kuba ukeneye some energy so urumva ngeze aho ngaho rero ngeze muri iyo group urumva babyukije wabyukaga niba rukorosoro wabyukaga and that was the biggest challenge na facinze kuko belief yanjye yanyumvishaga ko nta cyandi gukora nakomezaga gusavinga mu nzu y'Imana kandi cyane cyane ko bigira effect ku muntu mu buryo butandukanye hari ubinywa akaba yaceceka akaba yatuza ukabona n'umwana witonda kandi ari ibindi bimuturishije so byarangoye cyane kujya kuri iyo point yo kuba navuga ngo ndabiretse kuko buri joro navuga ngo ndashaka kubireka ndabyuka nabiretse hari n'igihe ugenda ukabijugunya muri toilette wakanguka ukumva wayijyamo ngo bishake cyangwa ukabijugunya mu gihuru wabyuka ukajya kubishaka so navuga ko ari ubuntu bw'Imana cyangwa ari imbaraga z'Imana byansabye kuva aho nari nuye njya ahantu hashyashya so wahinduye umwanya nahinduye abantu mpindura aho nabaga mpindura my daily routine niho Imana nyine yamfashije sinavuga ko nabishobojwe n'imbaraga zanjye ariko nanjye byansabye kugira effort nera runaka Bible nivuga ngo man without self control ngo ameze nk'umudugudu usenyutse so byansabye imbaraga z'umubiri binsaba nyine kurekura bimwe mu byanshimishaga no kwiyegereza Imana cyane ukayisaba imbaraga kugira ngo igushoboze muri ibi bihe ikiza nkuko Bruno bivuze na Jari karaza kwitubwira hari uguhindura imwanya hari uguhindura inshuti hari uguhindura wahinduye ikigo uhindura inshuti uhindura imyumvire wagize n'abantu bagufasha nkuko Dr bivuze no gushyiraho mechanism zatuma ubivamo ukiyemeza Jarik tuzi yuko igihe kiba ari gito ariko nawe mufite background zitandukanye wiyemeje ryari ikindi kibazo nurangiza kutubwira uburyo wahisemo ese umaze kubivamo hari isolation cyangwa hari abantu baguhaye akato ngo wa wundi araje ngo agiye kugira tujyana mu byo yararimo ese bakwakiriye bati mutubwiye yuko mwese muri abakristo ese urubyiruko rw'abakristo iyo utangiye kubabwira ngo wanywaga ibiyobyabwenge barakwakira bumva uburemere bwabyo mwebwe as young people nk'urubyiruko ndaza kugira nkamwe abavuye muri izo addictions murumva mwamarira ikirubyiruko rwo muri iki gihe cyacu icyo naheraho nuko tuba twaratakaje icyizere mu badukikije yaba umuryango ku ishuri keretse abasanzwe batatuzi cyangwa se ibyo turimo dusanzwe tubayemo ngewe maze gufata umwanzuro byabaye ikintu byantwaye igihe kugira ngo mfate uwo mwanzuro kuko byari party y'ibintu binunze muzo bwa buri munsi nk'umwana w'umuhungu niho nkura agakweto kuko sinayinzi kwegera umuntu ngo nge kumwaka ngo nge kugira umwaka ikintu ngo rukweto umwenda niki rero ibyo bintu byose byagiye bigira ingaruka mu buzima bwanjye ku buryo kurekura ibyo nari ndimo noneho nibo nari mfite nk'inshuti ni nawe nari mfite nk'umuryango kuko burya umuntu ushobora kuganira nawe ukabona guteza amatwi biba bihagije kuri utumufata nk'inshuti yawe magara rero ibyo ngibyo byabaga biri aho ngaho buri munsi kandi umuntu akabicicikana ariko akabura ahera ashobora kuba yabivuga rero ikintu kimwe cyabaye nuko byasabye imbaraga kuko nabonaga ingaruka hari abari barambanjije narabonye nanjye nagize uruhare kuwaseka no kuvuga ati ibyo mugiyemo ni ibiki mu baya Babylon kuva byari ugasanga dufite amateme dukoresha buri munsi tusanga tubahaye akato ariko nanone ikintu kimwe cyabaye numva kiranangaje nuko cyambere nari maze igihe nitwa ko nabatijwe nakijijwe
ubirimo ariko ngomeza kuyibamo nibyo mwakubwiraga nakijijwe igihe gitoya ngira ngo ni nk'amezi nk'atatu ndabatizwa rwose ndakizwa numva rwose mbaye umuntu muzima ariko nkasanga mfite irungu ndirwa mu rugo ariko mfite abantu kandi ngomba kubasanga aho bari twaganira noneho ikindi noneho nkabana ifite indi background ituma bahora banshakisha rero biza kugenda igihe no mfata uwo mwanzuro ndavuga ni uko biri kose aba bantu bashaka banyereka ko bankunze ariko sinibaza ko bashaka kunkunda kurusha Imana yanjye aba bashaka kuba banyereka yuko banyitayeho bambaye agaciro kandi ko tuzakomezanya igihe kirekire ariko nangira kubona yuko hamwe n'Imana ntabwo aba bantu ni ikinyoma cya Satani fata uwo mwanzuro rero byatumye ngira abanzi benshi mu muryango abanzi benshi mu nshuti zanjye za hafi ku ishuri bisaba yuko nkuko Bernard yavuze ko ngira ikintu cyo guhindura ibyo nakoraga nkabicurika nuvuga ngo nimba narimenyereye ko ahanga niho hamara irungu ndahindura nshaka inzu y'Imana nyigemo nubwo kuko gusenga nubwo byari ibintu byanjye nari nzi byari byo nene kucyamira n'umwisiramu noneho mbere yaho rero icyo kintu cyo gufata umwanzi wo guhindura ni icyemezo umuntu agomba kubanza akicara akemera yuko ibizaba byose azemera zikubitwa ariko ubuzima bwiwe busubirane indangagaciro zabwo asubirane icyizere mu bamukikije mu nshuti n'amavandimwe cyane cyane yuko umuntu wese ushobora kuba ari kudukurikira uyu munsi abikoresha agomba kubanza gukunda ubuzima bwiwe kuko ibyo ari gukora bigira ingaruka mu mwuka mu mubiri byanze bikunze bigira izo ngaruka rero ni nk'igitambo umuntu atamba kugira ngo ave muri ibyo bintu hamwe no gukizwa noneho wemere Kristo ari we uyobora no buri kimwe cyose tugiye gusoza iki kiganiro Bruno ufite group nini cyane niki wabwira urubyiruko rukiri muri izo ngeso z'iyobyabwenge n'icyo wabwira abayobozi b'amatorero incamake kugira ngo bakire kugira ngo bagire uruhare mu gufasha urubyiruko murakoze nihuse mbere yuko mera ku rubyiruko reka mbe umuvugizi wabwo ahubwo mbwire ababyeyi kuko koze nini iri mu muryango urubyiruko rurabakeneye abo mwita nyine abana babananiye bakeneye urukundo rwanyu kuko urukundo rw'umubyeyi ni ikintu gikomeye ku muntu uri kurwana n'ibi bintu buri muntu wese ukoresha ibiyobyabwenge yifuza kubireka ararota kubireka rero akeneye urukundo rw'ababyeyi ku itorero ho ndabwira urubyiruko cyane rukijijwe mwibahunga mwibaha akato ahubwo mubasange mubinjize muri uyu muryango mushyashya bashaka kwinjiramo mubereke ibyiza byo kuba muri Kristo bumve nabyo babiryohewe bareke kusubiraho bavuye kuba kibirimo rero hari ibyiringiro ibyo bintu urimo ushobora kubireka birashoboka kubireka ukaba muzima kandi ikiza nuko wabireka uyu munsi kuko ejo hawe hari kwangirika kuko bitindamo ni kurushaho kwangirika rero fata icyemezo uyu munsi ubireke kuko icyemezo niwo gifata nta wundi uzakigufatira ubundi usabe Yesu imbaraga ubundi ureke inshuti mbi Yesu arahari kandi aragutabara urakoze cyane ikiganiro cyacu cyari cyiza twari dukwiriye gukomeza ariko turashaka ngo dutange nomero cyane cyane mu rubyiruko rufite ibyo bibazo turasaba ngo buri cyumweru hano tugira program guhera saa 10 kugeza saa 11 hano kuri Fine FM ariko ufite ikibazo cya studio ushobora guhamagara kuri nomero 0788 0788 41 50 52 0788 41 50 52 muzahamagara umwe muri ibi biganiro kandi azabafasha cyane cyane nawe ni urubyiruko numwe nawe ufite umutwaro cyane cyane kwegera urubyiruko ruba ruri muri bibazo Imana ibarinde tugiye gusenga twarengejeho iminota ariko tugiye gusenga dusengera urubyiruko rwacu rwose kugira ngo Imana irufashe Mana nziza Mana ishobora byose turagushima cyane uyu mugoroba mwiza cyane twumvishije ubuhamya n'urugendo rwa Jarik mwami data na Bruno
turasenga urubyiruko rwose ruri muri ibi bibazo nk'uko twumvishe na Angelique, Dr Angelique atubwira udufashe kandi dusengere n'ababyeyi n'imiryango yacu kugira ngo yite ku buzima bw'urubyiruko, kandi turakomezamo gusengera n'igihugu cyacu muri izi challenges zose zo kwegera urubyiruko kugira ngo nabo bahe ubwenge. Turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Thank you again for joining us today. For more information about Evangelist Norman Paul Desire and Christ for the Nations Ministries, join us on Facebook, Christ for the Nations, Twitter, Christ Nations, Instagram, CFTN Ministries. Feel free to call us on +250-734-250-653. And if you want to know more about the work that we are doing, log on to www.cftnmini.org or email us at cftn.ministries@gmail.com. May God bless you. Real World presents 93.1 Vine FM. Komeza kubana natwe mu biganiro n'amakuru bigezweho.